baraganira, ariko Pawulo ababaza amakuru. Baramubwira ngo itorero ryagize ibibazo, amakuru twumva ari mu itorero ry'i Korinto nuko abantu bacitsemo ibice. Noneho rero Korinto mu buryo bw'iyobokamana hari insengero 12. Hari urusengero rwita Skerpius rwasengerwagamo Imana ikiza indwara kandi ikaba Imana izana ubushyushyu. Noneho hakabaho n'ibintu by'amateraniro n'ibirori by'Imana kazi nkuru yitwa Aphrodite. Hakaba n'inzu mbera byombi y'imyidagaduro yitwa Apollo. Ibyo rero bikaba ibyirato by'umujyi wa Korinto. Hari ingoro rero y'urusengero rwitwa Aphrodite, bayitaga ngo ni Imana y'urukundo. Iyo Mana kazi yagiraga abagore b'abatambyi bagera ku 1000, nibo batambiraga ibitambo, bayitambiraga ibitambo bya buri munsi, bigasozwa no kuyiramya bambaye ubusa. Ibyo rero byoroheje ubusambanyi kugeza ubwo biba umuco mu mico y'Abakorinto. Mu rindi jambo bakavuga ngo ni umwuga utagawa, ni umwuga bari bamaze kwemeranywaho wahindutse ubuzima. Biragenda rero rihinduka idini ry'ubusambanyi. Ubutinganyi baburinjiye, yewe n'amaso y'ubuhehesi, umuntu yareba umuntu akamenya icyo amubwiye, wanamuramutse ukamenya icyo akubwiye. Hano hari ibyaha 11 ari byo byari bigize urwandiko rw'itorero ry'i Korinto. Havutse kwirema ibice bizanwa n'abavuga butumwa, bituma rero Pawulo atongera kubatekereza nk'abanyamwuka, ndetse abita ba kamere badakijijwe. Icya kabiri, Pawulo yandikira itorero aribwira ingeso zamaze kwaduka. Aravuga ngo ngo muri mwe hadutse ubusambanyi bukabije, byaramenyekanye. Cya gatatu ni ibibazo byo kuburanira mu batizera. Igice cya 6, kubera utubazo twagendaga tuvuka, havukamo gucananira imanza no kujya kuburanira mu batizera. Ikibazo cya 4 cyatumye Pawulo yandika ni ibibazo by'ingo, ibibazo by'abashakanye. Ikibazo cya 6 cyari ikibazo cy'igaburo ryera, uburyo igaburo ryera ryaribwaga mu buryo butari ubwaryo, ngo buri wese yazanaga ibyo kurya bye, kandi umuntu wese agasangira n'uwo banganya ubushobozi. Udafite ubushobozi akigunga. Bituma rero Pawulo abandikira abwira ngo iyo mutegura n'iby'igaburo ryera mamugiza ngo mukozanye isoni. Ikibazo cya 7 ni ikibazo cy'inyama zaterekerejwe. Icya 9 ni urukundo ruke rwari rumaze kuboneka mu bitwa bene data mu gice cya 13. Kubera amakimbirane ariho, abantu bamaze kuba bicanyi, ukaba udafite dosiye yuko wamuteye icyuma, ariko nabyo nicyo biri kubyara. Urwango, ishyari biri kubyara ubwicanyi. Nibwo uri gusanga umugabo yisha umugore, umugore yisha umwana. Murumva ibintu biriho, ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Uribaza ngo ese abantu bahindutse inyamaswa ryari? Icya 10 ni ikibazo cy'umuzuko. Abigisha havutse indwara zituma abantu bagenda bapfa. Muri uyu munsi murabona ko abantu bari kugenda bapfa uburyo bwinshi, bitunguranye, bidatunguranye, impanuka n'ibindi. Noneho rero havuka ikibazo kibazwa ngo ese abapfuye bajya he? Ese abapfuye bazazuka ryari? Abigisha b'ibinyoma rero binjirira muri icyo kintu, batangira kubigisha no kubabwira ngo ufite utwe naturye ejo tuzapfa. Haboneka izindi nyigisho zigenda zabwira ngo abapfuye ntibazazuka. Ikibazo cya 11 cyo ndagihereza mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandika itorero ry'i Korinto, aho agaragaza ubusonga bwe bwo kuba intumwa y'abanyamahanga, arwanya abigisha b'ibinyoma bashakaga kumupfobya kumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, no gupfobya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wabambwe. Gusenga everyday,
gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka musuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu busanzwe muri kumwe naje Manirakiza Edouard, tubabwira ngo Imana iba mu gisha, n'umuntu twasuhuje tubabwira ngo Imana iba mu gisha. Abaye mu Burundi mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, tubabwira ngo turakunda kuri channel ya Gusenga everyday kuko muri inshuti zacu za kadasohoka. Abaye mu Burayi tubasuhuje, Imana iba mu gisha. Abaye muri Amerika, Imana iba mu gisha. Abaye muri Israel, Imana iba mu gisha. Abaye muri Aziya, Imana ibahe umugisha. Ni Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Imana ibamugisha. Reka dushimire umuntu yakaze subscribe, reka dushimire umuntu wakoze sabone, reka dushimire umuntu ubana natwe ku biganiro ko tugendera tubibagezaho buri munsi, tubabwira ngo Imana ibamugisha. Reka dushimire cyane inshuti zacu zituba hafi, mutwandikira, mutumenyesha ko muri kumwe, mwandika ama comment, yaba yatunenga yaba dushima, mwese turabashimiye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Reka ko mukobona kuri kamera ya Gusenga bitwe kumwe n'umushumba. Uraho mushumba? Muraho neza. Imana igumugisha. Murakoze tubusangire. Watangira wibwira abantu ko ari abantu ushaka kuba babonye ubwa mbere Gusenga everyday, kugira ngo ubibwire mu buryo burambuye. Nitwa Byambere Gerard, ndi umushumba, ariko cyane cyane umurimo umuvuga butumwa. Numva ibyo bihagije. Yego, Imana igumugisha cyane. Imana iguhe umugisha cyane ko witabiriye ubutumire bwacu. Inshuti ya Gusenga everyday, Gusenga everyday nukurikira Gusenga everyday, tukurarikira kureba n'ibindi biganiro byinshi Gusenga everyday byagira ahantu bikuvana. Nimba ukeneye kumenya ijambo ry'Imana, nimba ukeneye guhinduka, nimba ukeneye gukura mu gakiza, sura Gusenga usure ibiganiro bya Gusenga everyday. Nzi neza yuko uzunguka ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Imana rero igumugisha. Tugusaba rero ikiganiro nurangiza kucyumva ikiganiro ugisangize inshuti yawe, kandi nubikora Imana iri buguhe umugisha. Mushumba watangira gusenga Imana. Murakoze cyane. Kadusenge. Imana turagushimiye, umwanya duhaye ni mwiza wo kuba imbere yawe, nawe uzubane natwe. Umuririmbyi yaravuze ngo mpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi. Iyo dusenga turamurikirwa, iyo dusenga tugira iyerekwa, turahishurirwa, kandi gusenga kutuzanira ubusabane nawe. Iyo mpamvu tukwinginga ngo umwanya turimo wose aba ari wowe ugaragara, ntaba ari twe tugaragara, kandi ushorere ijambo tugiye kuganira n'abatwumva. Tubishimiye Imana mu izina rya Yesu, amen. Kaze mushumba, turabakiriye kuri Gusenga everyday. Murakoze cyane. Twongeye kubashimira umwanya mwiza muduha kandi mudutegurira, umwanya wo kuvuga Imana, kuvugira Imana, kandi nizo nshingano Umwami Yesu yadusigiye, kumwamamaza, kumubwira abandi, kandi iryo zina iyo turivuga abarwayi barikiriramo, abaguye barabyuka, abadahinduka barahinduka, kuko rizana ubuzima. Muranyemerera rero muri uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Turasoma mu gice cya mbere, turasoma umurongo wa 10 n'uwa 11, hanyuma tuganire. Ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose, muhuze imitima n'inama. Kuko bene data, nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kerewo yuko habonetse intonganya muri mwe. Dusome n'umurongo wa 12. Icyo mvuga ngiki nuko umuntu wese muri mwe avuga ati njyewe ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko njyeweho ndi uwa Kefa, undi ati njyeweho ndi uwa Kristo. 13. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe, cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Amen.
dusomye aya magambo tugira ngo twibutse igice cya mbere twigeze kuvugaho Pawulo, tuvuga ku buzima bwa Pawulo, tuvuga ku muhamagaro wa Pawulo, tuvuga n'isano Pawulo afitanye n'inzandiko ziwe, n'inzandiko insano zifitanye na Pawulo. Iki gice rero cya kabiri turagira ngo dusubukure n'ubundi iby'uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto. Sindi mu bitandukanye n'urwa kabiri kubera ko dusoma ko ari urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri, ariko ngenda bitwara muri sanse imwe nk'urwandiko. Niyo mpamvu ngira ngo nze mvugane namwe iki. Narabwiye ngo ushaka kumenya Pawulo abanza akamenya inzandiko za Pawulo. Ubundi muri Bibiliya yose Pawulo ufitemo inzandiko 13 yanditse. Izo nzandiko 13 zirimo ibice 4. Hari inzandiko z'agakiza arizo bita Kristoloji. Ni urwandiko rw'Abaroma, urwa mbere n'urwa kabiri rw'Abakorinto n'Abagalatiya. Cyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri cyo muri izi nzandiko nizo twita inzandiko za Kristo cyangwa inzandiko zo muri gereza, izo bita Kristoloji. Na Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi na Filemoni. Igice cya gatatu cyo muri izi nzandiko za Pawulo ni inzandiko zo kugaruka kwa Yesu, arizo bita Eschatoloji. Ni urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri rw'Abatesalonike. Igice cya kane ni inzandiko zitwa inzandiko za gishumba, ibyo bita Epitre Pastorale. Ni urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri rwa Timoteyo n'urwa Tito. Izo nzandiko rero ko ari 13 nizo nzandiko zifitanye isano na Pawulo, kandi Pawulo nawe akagirana isano n'inzandiko ziwe. Nababwiye ko iryo sano rishingiye ku buzima bwe bwa mbere yuko akizwa na nyuma yiwe yuko akizwa. Mwivuga butumwa rero ryiwe kenshi yagendaga agaruka uko Imana yamugiriye icyizere, atari uwo kugirirwa icyizere, agahabwa izo nshingano, agahabwa umurimo w'ivuga butumwa, agahamagarwa nawe akarenganyirizwa izo yarenganyirizaga abandi. Niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Tugarutse rero kuri uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, twabanza tukareba iri torero ryatangiye ryari. Iri torero bivugwa ko ryatangiye mu mwaka wa 51 mu rugendo rwa kabiri rwa Pawulo, aho yamaze amezi 18 i Korinto acumbitse ku mugabo witwa Akwila n'umugore we Priskila, yari famiye. Aho rero niho itorero ry'i Korinto ryatangiriye muri urwo rugo, muri uwo muryango. Noneho mu kwandika uru rwandiko yarwanditse mu mwaka wa 56 ari muri Efeso mu ivuga butumwa, abitewe n'amakuru yahawe n'abantu batandukanye. Kuko iteka ryose Pawulo avuga ngo nta kindi kimbagari ku mutima, ntitaye ku mibabaro, ntitaye ku nkoni nkubitwa, ntitawe ku karengane, mbagari ku iteka ryose umutima n'itorero rya Kristo. Kumenya ubuzima bw'itorero, ubundi umungeri mwiza amenya ubuzima bw'intama, amenya urwuri uko rumeze, akamenya n'intama n'abana b'intama uko bameze. Pawulo nawe muri izi nzandiko rero iteka ryose yabaga afite umutima uhagaze wo kumenya ubuzima bw'itorero. Haleluya. Abantu ba mbere bamuhaye amakuru ni abakozi b'umucuruzikazi witwa Cleo, nguko tumaze kubisoma. Bavaga i Korinto bajya gucuruza mu Efeso. Hanyuma bahura na Pawulo
baraganira, ariko Pawulo ababaza amakuru. Baramubwira ngo itorero ryagize ibibazo. Amakuru twumva ari mu itorero ry'i Korinto nuko abantu bacitsemo ibice. Iyo uhuye n'umuntu umwe arakubwira ngo ngewe ndi mu ruhande rwa Pawulo, undi akavuga ngo ndi mu ruhande rwa Apolo, ubandi ati ndi mu ruhande rwa Kefa. Ibyo bice rero byatumye havuka intonganya, havuka ibibazo, n'akavuyo. Mbega n'akavuyo, ibintu ntibimeze neza. Bukeye azanirwa amakuru n'ubundi n'uwitwa Sitefano na Fortunato na Kayuka, bamuzaniye imisanzu cyangwa amaturo bari barakusanije yo kumushyigikira mu ivugabutumwa muri Efeso. Agezeyo rero bicaye bari kuganira, nabo bamuhereza amakuru, noneho bamuhereza amakuru mpamo arambuye y'ubuzima bw'itorero, kuko iyo misanzu cyangwa aya maturo bari bazanye n'ubundi bari bayakuye mu itorero, bari bayatanzwe n'abakristo bo mu itorero bashyigikira ivugabutumwa rya Pawulo, rya misiyoneri. Gato mbere y'uko nkomeza iby'iri torero, ndagira ngo mbanze ngaruke kuri Korinto. Itorero turyita itorero ry'i Korinto kuko ryubatswe i Korinto. Ryari riri i Korinto mu mujyi rwagati w'i Korinto. Aho i Korinto wari umujyi ukomeye cyane mu bwami bw'Abagiriki. Mu gihe cy'ingoma y'Abagiriki cyangwa Empire Greke, yari ikomeye cyane Korinto mu rwego rwo hejuru. Wari umujyi ugizwe n'abaturage 600,000, ariko abenshi bari bibanzemo bari impunzi z'Abayuda nabo bita imbata. Hari abo bita imbata zagiye zibohorwa zikagenda zikajya kwiremera ubundi buzima, noneho bakaba bafite ibimenyetso, amasikatrisi, kuko wabaga imbata hari ibimenyetso bamushyiragaho, noneho iyo yabaturwaga hasigaraga sikatrisi, inkovu zerekana ko yari imbata. Niyo mpamvu bavuga ngo uwo mujyi wari ugizwe n'abaturage 600,000, ariko cyane cyane 400,000 bari impunzi b'Abayuda n'imbata. Wavuga ati imbata babwirwaga n'iki? Bari bafite amakarita y'ububata? Oya, bari bafite cicatrice, inkovu ku matwi, inkovu ku kirenge, bigenda byerekana ko bari imbata, bakabaturwa. Abo rero nibo bari bagize umujyi wa Korinto. Korinto n'ubundi wari umujyi ugizwe n'ubucuruzi n'amasoko mpuzamahanga, kubera ibyambu bibiri byahahuzaga. Ibyo byambu bibiri byahuzaga ibihugu bigeze kuri 4. Byahuzaga Ubutaliyani, bigahuza Espagne, bigahuza Egiputa, bigahuza n'Ubugiriki. Ibyo byambu bibiri rero, kimwe cyitwaga Kenkeria, ikindi cyitwaga Lekayoni. Ibyo byambu rero byatumye haba ikintu cy'ubucuruzi buzamutse bwihuta, ndetse n'ikoranabuhanga rya tekinoloji yari igezweho muri icyo gihe. Kuko Abagiriki ubusanzwe bari abantu b'abahanga, b'abanyabwenge. Ubundi umuco n'idini by'Abakorinto byibandaga cyane muri filozofi y'Abagiriki. Iyo filozofi y'Abagiriki rero ni nkayo yari indangagaciro yabo, igatuma bibona kubera ubwo bwenge bwabo bugasa n'aho ari bo buhinduka imana yabo, ubwenge bwabo bukaba imana yabo. Iyo utabaga uri Umugiriki nta jambo wagiraga. Nayo mpamvu kugira ngo Pawulo abemeze nuko yari afite ubwene gihugu, yari afite ubwene gihugu bw'Ubugiriki, yari afite ubwene gihugu bw'Uburoma, yari afite ubwene gihugu bw'Ubuyuda, yari afite ubwene gihugu buryo butatu. Noneho rero akaba n'ubundi nawe yari umuhanga, yari yarize, yari azi kuvuga Ikigiriki neza. Noneho bwa bwene gihugu afite n'ururimi kumenya kuruvuga bigatuma yumvikana nabo. Ni nayo mpamvu kuri Areopago
bemeye ko ajyana nabo kugira ngo bumve imvugo akoresha kubera ko bakundaga ibintu by'ubwenge. Noneho rero Korinto mu buryo bw'iyobokamana hari insengero 12. Muri izo nsengero 12 sinazikorera detaye, ariko ndavuga mu 3 zari zihari zasaga n'iz'ingenzi mu zindi. Hari urusengero rwita Skerpius. Urwo rusengero rwa Skerpius rwasengerwaga mu Imana ikiza indwara. Hakabaho kandi ikaba Imana izana ubushyushyu, chaleur. Kubera amashyuza yabaga hari akazana icyokere. Noneho hakabaho n'ibintu by'amateraniro n'ibirori by'Imana kazi nkuru mu kanya ngiye kuvugaho hasi yitwa Aphrodite. Hakaba n'inzu mbera byombi y'imyidagaduro yitwa Apollo. Ibyo rero bikaba ibyirato by'umujyi wa Korinto. Sinzi niba natanga urugero, ariko nifasha nyigisho. Murabona ko muri uyu mujyi wa Kigali dufite inzu z'imyidagaduro cyangwa z'imbera byombi ebyiri zigezweho. Ni Beka Arena na Kigali Convention. Kigali Convention. Urabona ko ziriya nzu nizo nzu z'ingenzi ziboneka hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu rwego rw'igihugu. Naho rero hari inzu zimeze zityo zifashishwaga mu gihe cy'imyidagaduro, ariko kubera ko cyari igihe cy'ubukoroni n'ibigirwamana byinshi, zo zigakoreshwa mu buryo bw'ibigirwamana. Ubwo rero hari ingoro rero y'urusengero rwitwa Aphrodite, bayitaga ngo ni Imana y'urukundo. Iyo mana kazi yagiraga abagore b'abatambyi bagera ku 1000. Nibo batambiraga ibitambo, bayitambiraga ibitambo bya buri munsi, bigasozwa no kuyiramya bambaye ubusa. Ibyo rero byoroheje ubusambanyi kugeza ubwo biba umuco mu mico y'Abakorinto. Babigira nk'umuco, biba umuco wabo. Uwazaga rero azanye ituro ry'iriya manakazi Aphrodite, yariherekereshaga ubusambanyi. Babigira umwuga wabo, yewe bituma ndetse banahahereza izina, babihereza inshinga, bahaha inshinga yitwa Corinthianize. Iyo bavugaga ngo Corinthianize, bashakaga baravugaga ngo ubusambanyi n'ubuhehesi, la débauche et l'adultère. Kubera ko bari bamaze kubigira umuco, muri indi jambo bakavuga ngo ni umwuga utagawa. Ni umwuga bari bamaze kwemeranywaho wahindutse ubuzima muri uwo mujyi w'i Korinto. Biragenda rero rihinduka idini ry'ubusambanyi. Uwo mwuka uragenda winjira mu itorero ry'i Korinto. Ubusanzwe hari ibyaha bizanwa n'iterambere. Kubera iterambere ryari rimaze kugenda rizamuka kandi ryihuta i Korinto, hari n'ibyaha byagendaga bizamukana n'iryo terambere. Ari byo byaha byakunze kugaragara mu Korinto, ariko biragenda bigaragara no mu mujyi w'i Korinto no mu itorero ry'i Korinto. Icyambere ni ubusambanyi bukabije bwakoreshwaga mu buryo butandukanye. Ababukoreshaga ururimi, abarukoreshaga intoki, ubutinganyi baburinjiye, yewe n'amaso y'ubuhehesi. Umuntu yareba umuntu akamenya icyo amubwiye, wanamuramutse ukamenya icyo akubwiye.
kuko ubusambanyi bwari bumaze kuba umuco n'umwuga utagawa muri Korinto. Haduka ubusinzi bukabije ndetse n'ibiyobyabwenge bikabije bitera kwizinukwa. Kubera kunywa ibiyobyabwenge ugasanga abantu barihararutswe, ugasanga abantu ntibakiyitaho, wareba umuntu ukagira ngo nta bwenge akigira, yihinduye nk'umusazi bitewe n'imyitwarire ye n'imyifato yiwe. Kubera iki? Ubusinzi bukabije n'ibiyobyabwenge, kwidoroga. Ikindi cya gatatu cyagaragaye ni ubujura n'ikinyoma gikabije. Ubujura butewe donko kwibisha ikinyoma, kwibisha ururimi, abantu bagashaka kurya badakora, kugeza ubwo bibaye nk'ikoranabuhanga. Ubujura, ikinyoma bitewe n'ikoranabuhanga. Ikindi cya kane, ari ndi kuvuga ku byaha bizanwa n'iterambere cyangwa ibyaha byazanwe n'iterambere ry'Ikorinto. Ikindi cya kane ni ubuzererezi bw'ubwomanzi bukabije. Kuba inzererezi, abantu babibyomanzi, urubyiruko ruragenda rubaderegere, rutakaza umuco, rutakaza indangagaciro, baragenda baba ibyomanzi bitereye mu buryo bukabije. Ibyo rero byatumye Pawulo yandikira itorero ry'Ikorinto, arababwira ngo ibyanyu byaramenyekanye, byaramenyekanye hose, byagiye ahabona. Nayo mpamvu dutangira iki cyigisho chapitre ya mbere, hari ijambo twasomye rivuga ngo mbese ndimwiyizi, nimwisuzume, ntimwimenya keretse niba muri abagawa. Ibyo rero Pawulo abwira ngo ibyanyu byaramenyekanye, mwabanyetorero mwe, abandikira urwandiko, ibyanyu byagiye ahabona, byashyizwe ahabona. Itorero ry'Ikorinto ryahuye n'ibibazo byo kudakura. Uko kudakura bituma ridakomera mu buryo bw'umwuka. Pawulo rero mu rwandiko rwiwe ntiyarifashe nk'itorero rikuze mu by'umwuka, ahubwo yarifashe nk'itorero ridakura kandi ridakijijwe. Usomye mu rwandiko, muri uru rwandiko ugasoma mu gice cya 3, aya yababwiye ngo sinkibasha kuvugana namwe nk'abanyamwuka, ndavugana namwe nk'abana b'impinja badakuze, ndetse si abana gusa ahubwo ni abakamere. Nukuvuga ngo byerekana kudakura kwabo kwatumye basubira muri kamere, gukora ibyaha bya kamere. Hano hari ibyaha 11 ari byo byari bigize urwandiko rw'itorero ry'Ikorinto nshaka kuvuga. Iyo tuvuga aya magambo, iyo tutangiye iki kiganiro, iyo twigisha, ibi tubigarura mu bihe byacu turimo. Mbese ibihe byacu turimo byo duhagaze dute? Mbese iterambere turimo rya none riri kutwerekeza hehe? Aho ndiriri kutujyana mu mico ngiyi dusanze y'abanyekorinto? Reka turebe rero ibintu 11 byatumye Pawulo yandika urwandiko amaze kumva amakuru abwiwe n'abayamuzaniye. Icyambere, mu itorero ry'Ikorinto havutse kwirema ibice bizanwa n'abavuga butumwa. Abakristo batangira kwirema ibice, kandi ibyo bice bahinduka abafana. Uyu munsi wa none kubera kwivuga butumwa rimaze kwaguka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abavuga butumwa babaye benshi. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bumva ubutumwa bwiza bamaze kugira abavuga butumwa b'abafana. Hari abavuga butumwa bo mu rwego rw'ikirenga, urwego rugezweho, niho ujya kumva ngo ngewe nikundira umuvuga butumwa runaka, undi ati ngewe nikundira umuvuga butumwa runaka, undi ati ngewe nkunda yo kanaka ari kwigisha, undi ati cano ya naka niyo numva. Kubera iki? Kubera ubufana.
fanatisme, ntafashwa n'ijambo bigisha, ahubwo yahindutse umufana. Si umufana w'ijambo ry'Imana, si umufana w'ivugabutumwa rihindura, ahubwo ni umufana w'umuntu. Kwirema ibice rero kwazanywe n'abavugabutumwa, bituma rero Pawulo atongera kubatekereza nk'abanyamwuka, ndetse abita ba kamere badakijijwe. Arababwira ngo ubwo muzana intonganya muvuga ngo bamwe turi aba Polo, abandi ngo turi aba Pawulo, abandi ngo turi aba Kefa, abatari muri izo mpande zombi basigaye mu ruhande rwande, abo basigaye bitwa nabo ni aba Kristo. Icyo nacyo ni ikindi gice, kandi itorero ntabwo rikwiye kuba igice. Niho rero Pawulo yababwiye mu magambo twasomye, arababwira ngo mbese Kristo yagabanijwemo ibice. Pawulo niwe wabambiwe itorero, Apolo niwe wabambiwe itorero. Ese babatijwe mu izina rya Pawulo. Kudakura mu by'umwuka bijya bituma abantu bivutsa mu intonganya, kandi bari abanyamwuka bakaba abanyamubiri, aba kamere, kubera ko badakura. Bantu bizeye Kristo nk'umukiza n'umwami, ariko uyu munsi wa none ntibakizera Kristo, ahubwo barizera umuntu. Niyo mpamvu babafana b'umuntu. Ndagira ngo ducyamuke rero abanyumva, umenye ngo nakiriye Kristo nk'umwami, nakiriye Kristo nk'umukiza wanjye. Ye imbere yanjye mfite abavuga butumwa batwerekeza kuri Kristo, ariko sibo Kristo. Imana ishimwe. Icya kabiri, Pawulo yandikira itorero aribwira ingeso zamaze kwaduka. Arabwira mu gice cya 4 n'icya 5, aravuga ngo ubusambanyi, ngo muri mwe hadutse ubusambanyi bukabije, byaramenyekanye ko muri mwe hamaze kwaduka umwuka w'ubusambanyi wamaze kwijira mu itorero, umwuka w'isi, umwuka w'abo hanze wamaze kubagiramo. Ibyanyu byagiye habona. Nagerageje kubivugaho kare haruguru, navuga ngo uwo mwuka, ubwo busambanyi bukabije bwinjira mu itorero. Uyu munsi isi ya none, isi ya mbere yo ku bwa Nowa yarimbuwe n'ubusambanyi. Isi ya Sodomu na Gomora, mudugudu wa Sodomu na Gomora warimbuwe n'ubusambanyi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mu minsi yo kugaruka kwa Kristo ngo bizaba bimeze nko mu minsi ya Nowa. Urimo witegereza ubusambanyi buri mu isi, buri mu bantu, ukabona habayeho kurengera. Umugore ntakinyurwa n'umugabo we, umugabo ntakinyurwa n'umugore we, abakobwa bamaze guta ubusugi bwabo, urubyiruko nuko. Noneho amakuru agezwe aravuga ngo hariho n'ibipupe abantu bari gukoresha kubera gushaka kwirinda indwara, ngo bakagenda bagakoresha ibipupe, akaba ari byo bakoresha ubusambanyi. Urumva rero ko ubusambanyi bugeze mu rundi rwego. Icyaha cy'ubusambanyi kimaze kurenga umupaka, bugeze ku rwego rw'ikoranabuhanga, nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Icyo cyaha cyari kimaze kwinjira mu itorero ry'Ikorinto. Icya gatatu ni ibibazo byo kuburanira mu batizera. Igice cya 6, kubera utubazo twagendaga tuvuka, havukamo gucananira imanza no kujya kuburanira mu batizera. Umuntu yaba afitanye ikibazo na mugenzi we, aho kugira ngo basange itorero ribunge, ahubwo akaba yamugejeje kwa mudugudu ku kagari. Turabemera nk'abayobozi bashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage, ariko mu buryo bw'itorero hari aho ibyo bintu bibanziriza. Byagombye kugera aho ngaho byabanje muri gacaca y'itorero, abanyetorero bakanza bakabiganiraho, itorero ryananirwa, abo bantu bagakunda bakajya
hanze kuburana, kuko bariya ubwenge bafite nibwo abanyetorero bafite. Ugaye imfura ziwabo aragenda. Kubera rero ko abantu bari bamaze kurengera, bituma ibyo bibazo nabyo bibazanamo kwiremamwe ibice, ndetse bibazanamo gucananira imanza, bata umurongo w'itorero. Ubundi itorero rigira umurongo rigenderaho, itorero rigira gahunda, itorero rigira uburyo rikemura ibibazo. Ibibazo rero ntabwo byakagombye gushyika mu zindi nzego bitari byabanza kurebwa n'inzego z'itorero, kugira ngo bibanze bihabwe umurongo, bidatuma itorero rijyaho igitutsi. Icya kane, ikibazo cya kane cyatumye Pawulo yandika ni ibibazo by'ingo, ibibazo by'abashakanye. Mu Ikorino hari hamaze kuvuka icyo bita ubutane, divorce zo ku rwego rwo hejuru. Maze iminsi nkurikirana amakuru kuri radiyo, ikiganiro cy'umuryango, bavuga uburyo imibare statistique, uburyo ubutane za divorce zigenda zizamuka ziyongera. Hibazwa ngo mbese niki cyabaye, niki cyakorwa kugira ngo umuryango nyarwanda wongere wiyubake. Mu itorero ry'Ikorino rero iki kibazo cyari cyabaye icyorezo mu itorero, kandi aba bantu bakanashaka kuba mu murimo w'Imana, aba bantu bagashaka no gukora umurimo w'Imana, bigateza ikibazo mu itorero n'uburyo bwo kubikemura bikananirana, kuko abantu bose bari bamaze guhinduka ikibazo mu itorero. Ndagira ngo n'uyu munsi natwe icyo kibazo amatorero yacu turagifite mu mpande zose. Ntaho utasanga iyi case y'iki kibazo cy'ubutane. Umuti uri he? Igisubizo kiri he? Byakumirwa gute? Uwo ni umurimo w'itorero, gufatanya n'inzego za leta kugira ngo twubake umuryango nyarwanda, cyangwa umuryango, ubundi umuryango, itorero rihera mu muryango. Itorero rihera mu muryango. Iyo umuryango wasenyutse n'itorero naryo ntiriba ririho. Ikibazo cya karindwi ni ikibazo cy'inyama zaterekerejwe. Rwa rusengero nababwiye rwa Afrodito rwari imbere y'urusengero, hakaba n'isoko. Noneho za nyama zaterekerejwe bamara kuzikoreraho imihango yayo na ya magambo, bakazijyana mu isoko kuzicuruza. Abakristo bavuye mu rusengero bakajya kugura za nyama. Noneho havuka ikibazo rero cyo gucananira imanza cy'abakristo babonye bagenzi babo bajya kugura inyama zaterekerejwe. Ni naho Pawulo yavuze ibintu bibiri. Arabwira ati ibyo bibazo ntibyakagombye kubibazo, biraterwa nuko mudakura mu buryo bw'umwuka. None itegeko ntanze, umurongo mushya ntanze, nujya kwa mugenzi wakakugaburira inyama ntukabaze iyo zavuye, kuko nubaze iyo zavuye uzaba wizaniye icyaha. Icya kabiri, niba ubona kandi kurya inyama bibaye ikigeragezo kuri mugenzi wawe igisitaza, zireke, ntacyo bigutwaye. Ubwami bw'Imana ntibuturuka mu kurya inyama. Ibyo bibazo byose rero rwari uruhuri rw'ibibazo bigenda bikora ku buzima bwa mwuka bw'itorero no kumara itorero ry'Ikorinto mu imbaraga. Ikibazo cya gatandatu cyari ikibazo cy'igaburo ryera. Uburyo igaburo ryera ryaribwaga mu buryo butari ubwaryo. Ubundi igaburo ryera rigira umurongo, kuko hari amatorero atarya igaburo ryera bitewe n'imyizerere yabo. Ariko kuba ry'igaburo ryera, itorero rigira umurongo rikoreraho, riteguriramo igaburo ry'umwami. Ariko bo ngo buri wese yazanaga ibyo kurya bye, kandi umuntu wese agasangira n'uwo banganya ubushobozi.
udafite ubushobozi akigunga. Bituma rero Pawulo abandikira abwira ngo iyo mutegura n'iby'igaburo ryera mwamugiza ngo mukozanye isoni. Udafite ibyarya mwamugira ngo mumukoze isoni. Ariko si ko igaburo ritegurwa. Mu ijoro bagambaniye umwami Yesu yenze umutsima, arawumanyagura, arawushimira, awuhereza abigishwa, buri wese afata ikimanyu na divayi abigenza atyo. Namwe niwo murongo mukwiye kugenderaho, kuko niko igaburo rikorwa. Ibindi mukora si igaburo, ahubwo ni ugusuzuguzanya no kwiyubahisha hagati muri mwe, no kugira ngo abadafite icyo barya, abakene n'abatishoboye mubakoze isoni muri rubanda. Ikibazo cya karindwi cyatewe n'abanyempano, abitwa abanyamwuka. Itorero ry'i Korinto ryari itorero ry'ububyutse. Ryari itorero ry'ububyutse, kandi muri ubwo bubyutse bwari mu itorero ry'i Korinto habonetse impano zitandukanye. Ariko izo mpano nazo zikoreshwa mu buryo butari bwo. Pawulo rero atanga umurongo w'uburyo impano z'itorero zikora n'umusaruro w'impano z'umwuka mu itorero. Abereka ko impano ni igikoresho cy'Imana, kandi impano zashyiriwe mu itorero kugira ngo zubake itorero, ntabwo ari izo gusenya itorero, kuko zari zimaze kuba akavuyo biri gusenya itorero aho kubaka itorero. Impano z'umwuka wera. Icya cyenda ni urukundo ruke rwari rumaze kuboneka mu bitwa bene data mu gice cya 13. Niho yakoresheje ijambo rivuga ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo mba mpindutse nk'icyuma kirenga. Ubundi urukundo ni umurage twarazwe na Yesu Kristo. Urukundo ni itegeko twahawe n'umwami Yesu. Yaravuze ngo mbahaye itegeko rishya, mukundane, nicyo kizatuma abisi bamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri. Ubundi urukundo ni impano y'umwuka wera. Muri za mpano z'umwuka wera harimo urukundo. Urukundo ni imbuto y'umwuka wera. Urukundo rugaragaza imirimo y'umwuka wera muri twe. Bityo rero urukundo ni umwambaro twambara utugaragaza abo turi bo. Noneho rero mu itorero ry'i Korinto hari hamaze kuvuka ikibazo cy'urukundo ruke, bitewe n'utu tuntu twose twagiye tuvuka. Abantu ntibishimirane, uwafashaga ntabagifasha, uwatabaraga ntabagitabara, bitangira kugenda bizana intege nkeya. Ariko bagera mu rusengero bakavuga mu ndimi, bagahanura, arababwira ati nimworohe, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo ntacyo byamarira. Kandi muririmbyi yaravuze ngo nubona kutagifite urukundo, jya umenya ko umwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, musaba uti garuka. Urukundo rero ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Na Yesu yaravuze ngo mu bihe byo kugaruka kwe urukundo rwa benshi ruzakonja. Urimo urareba hanze aha hari ikintu bita inzangano, hari amakimbirane hagati y'abagabo n'abagore, hagati y'abana bavukana, hagati y'imiryango, ibihugu n'ibindi. Nta ubasha kwikorera imitwaro ya mugenzi we, buri wese ari kwikunda aho gukunda mugenzi we. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitukizirikane ubwacu, tuzirikane na bagenzi bacu, kandi buri wese amenye ko mugenzi we amuruta. Ubwo nibwo tuzaba tubaye abakristo, nibwo tuzaba tubaye abanyamwuka, nibwo tuzaba tubaye abantu b'Imana. Pawulo, Yohana we yaranditse aravuga ngo urukundo ngo ntimugakundane, urukundo rwanyu rwe kuba urukundo rw'uburyarya, cyangwa ngo mukundane urumamo, kuko ntiwaba wanga mwene so ngo uvuge ngo ukunda Imana utabonye. Uwanga kandi mwene se aba ari umwicanyi. Kubera izangano ziriho, abantu bamaze kuba bicanyi. Kubera amakimbirane ariho, abantu bamaze kuba bicanyi. Ukaba udafite dosiye yuko wamuteye icyuma, ariko nabyo nicyo biri kubyara. Urwango, ishyari
biri kubyara ubwicanyi. Nibwo uri gusanga umugabo yishe umugore, umugore yishe umwana. Murumva ibintu biriho, ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Uribaza ngo ese abantu bahindutse inyamaswa ryari? Nuko urukundo rwamaze gushira mu bantu. I Korinto rero urukundo rwari rumaze kubashiramo. Icya 10 ni ikibazo cy'umuzuko. Abigisha havutse indwara zituma abantu bagenda bapfa. Muri uyu munsi murabona ko abantu bari kugenda bapfa uburyo bwinshi, bitunguranye, bidatunguranye, impanuka n'ibindi. Noneho rero havuka ikibazo kibazwa ngo ese abapfuye bajya he? Ese abapfuye bazazuka ryari? Abigisha b'ibinyoma rero binjirira muri icyo kintu, batangira kubigisha no kubabwira ngo ufite utwe naturye ejo tuzapfa. Ndetse icyo gihe bakita igihe cyo kugaruka kwa Yesu, kandi igihe cyo kugaruka kwa Yesu kitaragera. Kubera abigisha b'ibinyoma rero batangira kubera ko kugaruka kwa Yesu kwabayeho, haboneka izindi nyigisho zigenda zabwira ngo abapfuye ntibazazuka. Ariko Pawulo mu gice cya 15 afata muri uru rwandiko andikira abantu ababwira uburyo umuzuko uzabaho n'uburyo abapfuye bazazuka, n'abapfiriye muri Kristo uburyo bazazuka, n'abanyabyaha uburyo bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa. Ikibazo cya 11 cyo ndagihereza mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandika itorero ry'i Korinto, aho agaragaza ubusonga bwe bwo kuba intumwa y'abanyamahanga, arwanya abigisha b'ibinyoma bashakaga kumupfobya kumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, no gupfobya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wabambwe. Ibi bintu rero tumaze gusoma, tumaze kuvugaho, nibyo byari bigize itorero ry'i Korinto. Niryo byazanye ubukonje mu itorero ry'i Korinto. Nibyo byagushije itorero ry'i Korinto. Nibyo byatumye Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto nk'atari itorero ritari itorero ry'umwuka, ahubwo ryabaye itorero ridakuze, ahubwo si ukudakura, ahubwo ryabaye irya kamere. Basubiye muri kamere y'ibyaha. Niho rero twasomye uriya murongo uvuga ngo mu bice 13 murongo wa 5 mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto, uvuga ngo mbese ntimwiyizi, mbese ntimwimenya, keretse niba muri abagawa. Mu gusoza icyaya magambo atwigisha abanone twagiye tuyavugaho, ariko twagaruka no ku buzima bwacu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'itorero bwa none. Ariko muri rusange uru rwandiko ni rubi indorerwamo twireberamo. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ivugabutumwa ryagutse, hari amadini, hari n'amatorero n'ibindi n'andi azavuka, ariko turebe indorerwamo y'itorero rya none no mu ndorerwamo y'itorero ry'Abakorinto. Nidusanga hari ibitagenda neza tubikosore, haba mu rwego rw'itorero, haba mu rwego rw'umuntu ku giti cyiwe, cyangwa mu muryango iwe, kuko izi nyigisho zirakora no ku muryango. Imyitwarire n'imyifatire y'umuryango, y'icyaha cyamaze kwinjirira umuryango. Twamaze kubona ko mu muryango hari icyaha cy'ubusambanyi cyarinjiye, hari icyaha, hari amadivorce yamaze kwinjira mu muryango, hari ukudahuza kw'abana n'ababyeyi mu muryango, ariko kwireba ibice no kwitotomba no kwitotomberana. Nta wishimiye undi, nta rukundo rwa kivandimo, nta rukundo rw'abashakanye, nta rukundo rw'Abakristo mu miryango no mu itorero. Hari indirimbo tujya turirimba ikavuga ngo subira kuri ya soko niho wakirizwa. Pawulo muri urwandiko rwiwe yaravuze ngo buri wese aguma uko yahamagawe. Abumva iki kiganiro turagira ngo twongere dukore ku maso yawe,
kongere dukore ku mutima wawe. Va mu kigare. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana n'ubw'ibikorwa. Hari ibintu abantu bari guhurira hari benshi kandi atari na byiza, bakabihindura ubuzima bwabo. Ariko burya agakiza ni ikinege. Agakiza ni umuntu ku giti cye. Agakiza ni umuntu n'inzu ye. Agakiza ni ukwemera ko hari igitambo gikomeye Umwami Imana yatanze ku bwacu, ari we Yesu Kristo, tuboneramo imbabazi z'ibyaha n'ibicumuro byacu. Nahinira ahangaha ngasoreza ahangaha iby'uru rwandiko, ariko ngira ngo ibyo tuganiriye mu ncamake nunasoma wihindeye kuvuga ati nanjye muri uru rwandiko hari icyo nungutse, hari n'imbinduka ngwiye gukora mu buzima bwanjye bwa minsi yose, ubuzima bw'umwuka. Imana idufashe, Imana idushyigikire mu izina rya Yesu, amen. Turagira ngo dusenge Imana kuba twumva, wowe ijambo ry'Imana ryakozeho, wowe waguye, wowe ushaka guhinduka, wowe wari warasinziriye kugira ngo wongere ukanguke. Turagira ngo dufatanye nawe gusenga. Nitumara gusenga ndaguhereza adresse zanjye. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye w'ijambo ryawe. Urikomeze, urikanguze imitima y'abantu kugira ngo babashe kuba maso, utegereza kugaruka kwawe. Ntabwo iki ari igihe cyo kurya no kunywa nk'uko mu itorero ry'Ikorinto bavuze ngo turye tunywe kuko ejo tuzapfa. Hoya, turabizi ko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya, ubwami bw'Imana si ubwo kunywa, ubwami bw'Imana nubwo guhinduka, nubwo kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu mitima yacu. Abumvise iri jambo bose ubahe umugisha, abariciriye bugufi bose ubahereza umugisha, kandi ukomeze kuduha imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ngo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Turagushima Mwami Yesu, mu izina ryawe ryera, amen. Ukeneye izindi nama zirenze ku by'ijambo ry'Imana cyangwa gusobanuza iby'ijambo ry'Imana twamaze kuganira, cyangwa ibindi icyo twagufasha mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo, Ntihabiyambere Gerard, ndi umushumba nk'uko nababwiye. Telefone yanjye ni 82 69 18 13, 82 69 18 13. Tigo ni 07 2 93 89 7. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.